Mu buzima hari imimerere cyangwa situation tujya tugeramo bikamera nkaho uhagaze mu mihanda ibiri, umwe uri guca undi uri guca utaza aho uri buce, ugomba gufata umwanzuro ukomeye. Icyo gihe rero twese tugwa mu mutego kenshi wo kugisha abantu benshi inama, noneho batugira inama ukumva ubuze none ikintu na kimwe ufata, ukumva neza neza ubuze icyo ufata n'icyo ureka, ukajya ubabaza ngo none se ari wowe uri nge wabigenza gute? Ibyo si byari byakubaho, bikunda kubaho cyane. Kuri nirwo gufata umwanzuro, ababyeyi bawe bakaba bakubwira ibi niba ukibafite, inshuti zawe zikubwira ibi, buri muntu wese afite ibintu ariko kubwira, ukumva ubuze aho werekeza. Nawe ufite ibyo ushaka mu mutima, cyangwa se ukabona nawe ufite umwanzuro ushaka gufata, abandi bantu nabo bari kubwira ngo ibyo si byo, ibyo si byo, ibyo si byo, ibyo si byo. Nibyo byarakubaye cyangwa bijya bikubaho, ngushishikarije kureba ino video kugeza aho irangirira. Uraba wabonye uburyo ugomba gufatamo imyanzuro, ni uburyo njya nkoresha kandi bubyara inyungu nziza akenshi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukora subscribe, none duhure nyuma y'aka kananga nkubwira ubwo buryo bwari. Ngo ikaze, nge ni Didier Joye nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku kuntu umuntu afata imyanzuro mu buzima. Akenshi bikunda kubaho ko abantu turi kumwe bashaka kudufatira imyanzuro, cyangwa nawe ukumva ntabwo uzi umwanzuro ugomba gufata, cyangwa se ukaba ufite umwanzuro ushaka gufata abandi nabo bashaka gukora ibi ngibi. Ikintu cya mbere rero ukwiriye kuzirikana kizatuma utongera kubwira umuntu uwo ari we wese ngo agufatire umwanzuro ni iki ngiki. Yaba umubyeyi wawe, yaba umuntu ufite imyaka 100, yaba umuntu ufite imyaka 40, umuntu uwo ari we wese ku isi, uwo ari we wese ni ubona ukabona ari role model wawe, ngiye kugusetsa ikintu kimwe. Burya nawe hagaze imyanzuro akwiriye gufata, kandi uko nuko uri nkubwiye. Reka nguhe urugero. Uri wabona ko umuntu wese iyo yicaye hari ibintu yicuza mu gihe cyashize yari kuba yarakoze neza. None se nyine niba byicuza, ni gute niki kikwemeza ko wowe nakugira inama azakugira inama nyine y'umwanzuro uzakora mwiza? No kuvuga ngo buri muntu wese ntatunganye, ntabwo afite ubwenge butunganye. Jya wifatira umwanzuro wawe rero, ntukazajye utegereza ko undi muntu ari buze kukubwira umwanzuro mwiza. Urugero, bikunda kubaho ko ababyeyi bacu akenshi bashaka kudufatira imyanzuro. Yewe niba ufite umubyeyi wawe nashake azaba afite imyaka 100 wowe ufite 60, azashaka kugufatira umwanzuro nkaho ari uri umwana w'uruhinja. Ibyo ngibyo bibaho. Gusa nawe nyine icyo ndi kukubwira ni iki, ntabwo afite ubwenge burenze cyane. Oya, afite experience nibyo, ariko nawe hari ibintu byinshi akora akabyicuza. Rero ntugashake nawe kugendera ku bitekerezo bye buri gihe. None se niba mvuze ibyo wabigenza gute? Ubwo bisobanuye ko udakwiriye kumva buri gihe abantu bavuga. Simvuze ngo ntukwiriye kubyumva, turi buze kubigarukaho. Nuko ushobora gukoresha ibitekerezo by'abandi bantu kugira ngo ufate imyanzuro. Ariko icyo nshaka nuko aka kanya tuzajya ubwira umuntu ngo ari wowe wabigenza gute, cyangwa ugiye gukora ikintu bibaze ngo ari kanaka yabigenza gute. Wowe uri wowe, kandi imyanzuro ufata ni yawe. Niyo mpamvu mvuze ngo duhere kuri icyo ngicyo. Keretse wenda nicyo kintu ngunda kuvuga, keretse buri gihe ugiye gufata umwanzuro harangiza ukabaza Imana niyo ifite ubushobozi bwo kumenya ngo iyo ufata uyu mwanzuro byari kugenda gutya ngo byari kugenda gutya. Imyanzuro bimeze buri gihe nka kwa kuntu umuntu afata igicira akagiterera hejuru, ahaguye hakabaho ngaho. Ikintu abantu bumva ko ari cyiza cyane uyu munsi, mu myaka 10 gishobora kuba atari cyo. Urumva rero waragendeye ku bitekerezo byabo, wakwicuza. Ikiza no kugendera kuri wowe ukazirengera n'ingaruka. Nese ni gute wafata imyanzuro nkawe ku giti cyawe? Icyambere, menya intego zawe, umenye icyo umutima wawe wifuza, icyo ushaka kugeraho. Ibyo bigusunikira buri gihe gufata imyanzuro ikuganisha kuri ya ntego pe. Kuko ijisho ryawe aho rireba, ibitekerezo byawe aho biri, somehow mu buryo runaka ufata imyanzuro ikuganisha iyo buri gihe ari utekereza kandi iba myiza. Bivuze ko hari ibyo utazicuza, birahari, ariko akenshi iba myiza. Ikindi nanone, niba ugiye gufata umwanzuro runaka, jya ushaka amakuru. Nkuko twabivugaga, ushaka abantu bafite experience kukurusha, ubabaza utababaza ngo ari wowe wabigenza gute. N'umuntu nawe naza kukubwira ngo mufatire umwanzuro ntukabyemere, ntukamubwire ngo ari nge nabigenza gutyo. Oya, jya umuha amakuru y'ibintu bishobora kubaho, ariko asigarane none agihagaze muri ya mihanda ibiri yihitiremo, sibyo? Nuko nguko imyanzuro mu buzima imera. Wowe jya ugenda ubaza abantu, ubabaze, ushaka amakuru, ushobora gusoma ibitabo byose, nurangiza ugereranye, ushyire ku munzani.
noneho numara kugereranya jya ureba n'ingaruka bishobora kugira. Aho niho nyine abantu bafite experience bagufasha. Vuga uti kanaka yakoze ibi bigenda gutya, kanaka akora ibi bigenda gutya, mama yambwiye ko yakoze ibi bigenda gutya, papa ambwira ko yakoze ibi bigenda gutya, mukuru wanjye yakoze ibi bigenda gutya, bigenda gutya gutya. None ubwo njye ninkora gutya bizagenda gute? Gereranya urebe ingaruka zizavamo. Ubwo turi ku kintu cya gatatu. Icya kane, none ufata wa mwanzuro. Noneho nakubwiye ngo ntufate umwanzuro ukurikije uko undi muntu yari kubikora. Fata umwanzuro ukurikije ibyo umaze kureba, ingaruka bizagira mu gihe kizaza, wagereranyije nyine wakoze n'ubushakashatsi. None icya gatanu, icya kane nako fata umwanzuro. Numara gufata umwanzuro, icya gatanu reba ingaruka za wa mwanzuro. Gufata imyanzuro ni ikintu cyoroshye, nako ni ikintu kigoye ariko cyiza gute. Akenshi umuntu ukunda gufata imyanzuro myiza, nako umuntu ufashe umwanzuro umwe mwiza, buri gihe abazafata imyanzuro myinshi myiza. Niyo mpamvu niyo bagiye gutora umuyobozi bareba ibikorwa asanzwe akora. Uburyo ubwonko bwacu buteye ku buryo ukoze ikintu kimwe cyiza bimeze nk'igihembo biguha n'ubutaha ukora ikindi cyiza. Rero jya ureba wa mwanzuro nafashe wari mwiza, yego, ukomerezeho. Nuba ari na mubi wigireho, urebe ngo ubutaha nzahindura iki. Ntukavuge ngo iyo nkora ibi uyu yambwiye, jya ukora ibyo wowe ushaka. Kandi none nuba uri kuganira n'undi muntu ushaka gufata umwanzuro, ni ukuri ntukamubwire ngo ari njye nabigenza gutya. Wowe uri wowe, ufata imyanzuro yawe ukayirengera, ntugafatira abandi bantu imyanzuro. Ngiki cyo nashaka ko tuganiraho uyu munsi. Rero ushobora gukanda kuri ino video cyangwa ukareba indi yangiri hano hafi, wibuke no gukanda hano ngo ukore subscribe. Urakoze, duhure muri video ikurikiraho.